Ese waba uzi indirimbo izasohoka ku itariki 12 z'uku kwezi kwa kabiri turimo? Waba se uzi ibyo Meek yatangarije abafana be cyangwa se icyo Israel Mbonyi yavuze kuri Ama-G The Black? Muri iyi video nibyo nkuzaniye, niyo mpamvu usabwa kubana nanjye kuva itangiye kugeza irangiye. Tugaruke ku muhanzi witwa Tonton Chris w'umunyarwanda ariko akaba aherereye mu gihugu cya Canada, yatangaje yuko ku itariki 12 z'uku kwezi kwa kabiri azasohora indirimbo yakoranye n'umuhanzikazi w'umunyarwanda witwa Ariel Ways. Yatangaje yuko iyi ndirimbo ari nziza ko azasohora audio ndetse na video icyarimwe. Yakomeje kuvuga yuko yishimiye cyane no gukorana n'abahanzi b'abanyarwanda by'umwihariko Ariel Ways, ko indirimbo ari nziza cyane azayisohora, kandi avuga yuko agomba gukora cyane afatanyije n'abahanzi b'abanyarwanda kugira ngo bazamure umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Tugaruke kuri DJ General Benda, yatangaje yuko azafata ifoto ya Bruce Melody akayishyira mu nzu iwe cyangwa se aho arara bitewe n'uburyo yamugiriye neza, aho yari ari kuri live ya Instagram niho yaje kubitangariza, avuga yuko Bruce Melody yaje kuba yamufollowinga. Nyuma yo kumufollowinga, General Benda yaje kwiruka atangarira ibyo Bruce Melody yamukoreye. Ibi ngibi nibyo bituma rero General Benda avuga yuko ashobora gufata ifoto ya Bruce Melody akayishyira mu nzu ye, kuko yamuteye inkunga ndetse akanamutera na courage mu kuzamura imbuga nkoranyambaga ziwe. Tugaruke kuri Meek umaze iminsi akoze ubukwe na AJ Promoter, yatangaje yuko asaba imbabazi abafana be bitewe n'uko yari amaze igihe adasohora video cyangwa se adasohora filimi yanyuzaga kuri umuyoboro wa YouTube witwa Meek TV Show. Yabwiye abafana be yuko kuva ubu ko filime bazajya bayibona ari nziza kandi bakayibonera ku gihe. Yavuze yuko iyi filimi yiwe ari nziza, ko yayiteguye neza, ko ari filimi yigisha haba ku bafite urugo ndetse n'abifuza kurushinga. Yavuze ko hariho umugabo n'umugore babanye mu cyaro bakabana mu buzima bubi, nyuma bakaza kujya mu mujyi, maze umugabo akishakira undi mugore, ubundi umugore we wa mbere akaba umukozi wo mu rugo rwabo. Iyi rero ni filimi yigisha abantu b'abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange. Tugaruke ku muhanzi witwa Israel Mbonyi ku byo yavuze ko Ama-G The Black yavuze yuko Ama-G ari umuntu uzi gukora cyane haba mu muziki ndetse n'indi mirimo isanzwe. Yavuze yuko amwemera cyane bitewe n'uko azi gukora ndetse no gushaka amafaranga, aho akora umuziki, akorora, agakina filimi ndetse agakora n'ibindi bikorwa bitandukanye, atitaye ko ari umusitari ahubwo agira ngo ashake amafaranga. Yavuze yuko Ama-G ari umuntu yifuza kuzongera guhura nawe bitewe n'uburyo azi gukora kandi agakora ibikorwa byiza cyane. Ayo ni amakuru twari tukugejejeho y'ibyamamare haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu bitandukanye. Wowe twabanye muri ino video kuva itangiye kugeza irangiye, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, uze kutubwira igitekerezo cyawe muri comment, uburyo iyo ndirimbo ya Ariel Ways ndetse na Tonton Chris uherereye mu gihugu cya Canada, uburyo uzayakira cyangwa se uko wayibonye. Nawe utaha mu yindi video nziza tuzagukorera. Niba ariyo wifuza tubwire muri comment.